yes harimo nko kuba ngo warakubiswe urushyi icyo ni icyambere nshaka kugira ngo uze kugikiriyaringa icya kabiri ngo nuko wafunzwe ayo ni amakuru ashaka kuba yaragutanze hano hanzi neza ko ushobora kuba yarasanze hano ese byagenze bite njyewe ubwo mu kwirukanka mbona abapolisi batatu bandi inyuma bari no kumamagara n'umutipe umwe aho ni wafungiwe uko nirukanka gutya mbona abapolisi bari kunyirukanka n'amapingu ngo singo wewe ngo mugabo ndahagarara ndavuga ati se ko muyirukanka nkoze iki urumva ngiye nta kintu kimwe n'ifite mu bwongo bwanjye abapolisi ati dusubireyo ndavuga ati ngiye nari ngiye mu modoka noneho banangezeho ngeze ku modoka ati ngiye mu modoka ngiye gufatamo amafaranga nsubireyo mureke mbanze mfate ibyo mfata atoya ngo tugende ngo dusubiremo ngo ibintu ngo yabimenya ngo tugezemo nanjye rero ranze nese magara ndabati kamuntu murimo muranyirukangana n'imbunda mubwiye ngo nsubireyo mumbwire icyo nkoze nsubire inyuma nzi icyo ngiye gusobanura right ngo turashaka ngo tubwire amatike uri kugurisha ahantu wayakuye njya hirya ngeze ku muryango mitema gonganira n'abanyamakuru barimo Chita Magic barimo Eminyawe ku gihe barimo DC Crema ubwo n'abakameramani babo n'abandi bantu nkabangahe ndetse mahurira n'abakobwa babiri b'inshuti zanjye bita Esther na Alice yes reka nongere mbasuze nze mbifurize gukomeza kubwa neza aho muri mudukurikiranye muri benshi nge nitwa Muhire Jason aka kanya turi kumwe n'umutumirwa wacu cyangwa se turi kumwe n'uwatugendereye muri uyu munsi kugira ngo tuze kuganira nawe ndetse tuze kumva byinshi aza kugenda tugezaho uhereye hasi ndaza gusaba umukamemani kugira ngo aze kutwereka inkweto nziza yambaye ubona rwose ya shokora ubona inkweto izamuye yakubita ipantaro mbona rwose iyi jeans nziza cyane ukazamuka ku maboko ye hariho isaha rwose mbona nayo nziza rwose araza kutubwira agaciro kayo nizize kuba ari zimwe za Skyto nanuza na Bruce Melody ntagakomo mbona karafite ibintu ntazi ibyo ari byo araza kudusobanurira kubita ishati y'umukara zimwe bita ngo ziterwa amavuta Makaca uraho neza Pascal arukuntu bivuga ngo Muhire Johnson witwa Pascal najye byongera ariko kuki cyo zina kenshi ari ngeri ikunda kugaruka kuzi ko ari umuntu urinyita mwana none subizi ko witwa Pascal weze harya witwa nde yeah of course my name is Habiyambere Jean Baptiste yeah Habiyambere Jean Baptiste Black Scorpion Bahati Makaca umuheburayo umwe urukumbu usigaye ku isi ariko ze iryo zina ubundi utangiye kujya utinyuka kurivuga muri iyi minsi sinzi ko byagenze naje gusanga amazina yacu sometime nagaciro k'ababyeyi bacu so rero kwihakana amazina ababyeyi kwihakana amazina ababyeyi batwise ni nko kwihakana ababyeyi bacu niba nitwa Habiyambere kandi koko haba iyambere bavugaga niki ni Imana Jean Baptiste Habimana bahabiyaremye bande ayo ni amazina gakondo ni amazina yacu nyine ya kera y'abanyarwanda ba kera bahagena Imana icyo gihe ibintu byose nuvuga ngo tuvugisha ukuri abantu ba kera bemeraga Imana cyane uko bizereraga mu Mana byabagoranaga kubona umuntu w'umuhungu cyangwa igitsina gabo ufite izina ridafite ahantu rihurira n'Imana Habiyakare izina bita Habiyakare ugiye kuri nonosura neza urasanga n'Imana irimo habaho iyakare nuvuga ngo ni bavugaga habarurema ni rurema amazina yose abana bakize se abo bo umva ariko ayo ni amazina y'inyuro ni nyuro hari ukuntu wabyaraga ukennye none ugahita muri situation mbi ukabona abakire muturanye cyangwa se ukabyara wari warakize ukabyara warakennye babandi mwabanaga barageze gute barakize ahubwo ndi kwibaza nk'abana icyo gihe bavukiraga mu magereza bitwaga gute ati Imana niyibizi
banibizi izamunderere nzamurerera icyo yamugize utari nzamurerera ikimana y'u Rwanda yamumereye urumva nk'umwana avukiye muri gereza bahita bata niyirera nirere ibintu by'amazina ni ibintu bikomeye cyane. Of course nizere ko mwakoze subscribe, tunabashimira mwese abakoze subscribe. Ni mureba ahantu ariko Pascal nkunda kwibariza abantu kugira ngo bakore kuri kano kantu k'umutuku ko n'ubundi internet uri gukoresha ntabwo igabanuka kuri 3G bashyira kuri 4G. Yes, noneho ureba nk'uko kuri kure ikiganiro kora uko ushoboye. Niba utari wakora subscribe n'ubundi ikiganiro ntabwo kivamo, ntabwo urava muri mood y'ikiganiro igomwe ukanda ahantu h'umutuku. N'ubundi nibitwara na megabyte ebyiri nazo nugukandaho n'ubundi still wacyari kureba ikiganiro kanda kanu k'umutuku. Noneho bahita bakwereka utuntu hari ahantu hari akantu kameze nk'akayogera hejuru ugakandeho kugira ngo ujye ubona notification. Nubwo ngo ibiganiro byacu byose, indirimbo, ibintu byose dukora bicano kuri no channel mubibone uhita ubona notification yabyo. So rero ni ibintu byoroshye. Reka banze nshimira maze gukora subscribe, tubashimira cyane. Abatarayikora namwe kandi muyikore, ndetse n'abakomeje kutugira inama muri commentaire ndababona abantu mwese mukomeza mutugira inama, turabizi ibyo dukorera. N'abandi rero mubikore kugira ngo bakomeze hashye. Twicara rero mu busitani, twicara mu burani mu busitani muri tropico cyangwa se muri Croix Rouge. Hano hahoze hitwa Croix Rouge, hitwa tropico, ni Nyamirambo ku murenge wa Nyakabanda. Abantu bazi ku murenge wa Nyakabanda rero hari station, munsi ya station no ku murenge, hagati ya station n'umurenge hari ahantu hari jardin nziza cyane, uko barimo kuyireba kano kanya. Kandi ndetse na jardin bafite n'ibintu byinshi cyane, bafite igikoni cyiza, bafite ibintu byinshi cyane bacuruza ku muntu wese ushaka kuruhuka. Haba harimo ibiti byinshi wicara ukamira neza cyane. So bahita Tropica ariko hahoze hitwa Croix Rouge. Niho twicaye, niho tugiye kuganirira ngewe na Pascal. Nahereye kare namuvuga ati Makaca ku gakweto yambaye. Makaca yambaye inkweto nimwe zine bajyaga barimba mu ndirimbo ngo niba ngo urakandagira ngo ugakubita imikuku ngo ibikagera gute. Ariko inkweto wavuze ngo ni move. Oya navuze ko ari shokora. Ntago ari shokora ingiye. Iyi ni igitaka. Kano ka shokora nagakira gasa nk'agatimba yaruza yatimba. Ratimba nyine n'igitaka. Ni igitaka ntago ari shokora. Kuko urebye urabona n'ubundi umuntu ashobora kwitiranya na timba, ariko ntago ari timba. Iyi yitwa Fendi. Ni marike yitwa Fendi. Jado niba ntacyo dupfa wayerekanye, wayibonye marike yitwa Fendi. Yes, iyi no marike iri ku isoko rero. Ifite n'imyenda, ifite na rinete, ifite na rinete ya Fendi. Ni marike mbega igezweho y'abasirimu. Imwe ubwo umuntu njya mbona yamamaza ninuza ni Rihana. Nigeze no kubona Bruce Melody yambaye rinete yayo mu kiganiro na Irene ya Fendi. So rero ni marike nziza cyane yazambarwa n'abasirimu by the way. Kubita ku gasaha kawe Makaca. Isaha ni gift ya madame. Ni gift ya madame yanzaniye. Agari zimwe zicuyuka amashka. Nta isa original. Gusa ugiye kubimbazaho byinshi nanjye nabangiye ndancanga yankoraho. Ni gift madame yanzaniye kuva Canada. Nakano gakomo ni gift ye. Okay. Arabizi ko nkunda kwambara utuntu ku maboko. By the way wambaye neza Makaca. Thank you so much Pascal. Nshaka kugira ngo dutangire mu myidagaduro ndetse dutangire ku nkuru zimaze iminsi zitrendinga cyane ko mu minsi yashize hari igitaramo cya The Ben yagomba gukoreraga i Burundi, ndetse cyaranabaye cyo igitaramo cyiza ndetse cyitabiriwe n'abantu benshi bakeneye. Hari harimo abanyarwanda bari bavuye mu Rwanda n'undi bagiye Burundi, hari havuyeyo abakongomani bari berekeje Burundi kugira ngo bifatanye nawe. Hari abantu batandukanye bavuye hanze y'igihugu bari baje kugira ngo bashyikire umuziki nyarwanda cyangwa se bashyikire umuziki wa The Ben muri rusange. Nawe Makaca wagiyeyo, nabonye inkuru yuko wagiyeyo. Urugendo rwari rwagenze gute? Muri Miss Pascal nsigaye mbanza kuvuga gato cyane gashoboka ku ijambo ry'Imana mbere uko ninjira mu kiganiro. Aho kantu ntabwo wari ukaza arya.
nshaka kugira ngo nkamenye. Hari ijambo nshaka kubanza kuvuga gato ndavugaho nk'umunota umwe cyangwa iminota ibiri riri muri Yeremiya. Riri muri Yeremiya kanze ndebe gatoya. Yeremiya 29 umurongo wa 11. Iryo jambo ragira ati erega nzi ibyo nibwira nzabagirira ni amahoro si bibi, kugira ngo mbareme umutima w'ibyo muzabona hanyuma, niko Uwiteka Imana avuga. Iryo jambo warisomye ni Yeremiya 29 umurongo wa 11. Abakristo cyangwa se abafite Bibiliya byanyu muri rebyo jambo bango erega nzi ibyo nibwira nzabagirira ni amahoro si bibi, kugira ngo mbareme umutima w'ibyo muzabona hanyuma, niko Uwiteka Imana avuga. Muraza kumbaza impamvu mvuze kuri no jambo. Icyambere ni mu mande ebyiri. Nkigera i Kigali hari byo nasanze ndibuze kuva imuzingo nkabivugaho ngo Bahati Makaca ngo yarafungiwe i Burundi, abandi kwa ngo yarakubiswe. Ibyo bintu biraza guhura gute n'iri jambo nsomye? Ndaza kubigeranya n'igitaramo cya The Ben. Barwanyije ngo kugira ngo kiveho, ariko kikanga kikaba kandi kikaba cyiza cyane. Mwibuka ijambo nasomye ngo erega nzi ibyo nibwira. Nzi ibyo nibwira kubagirira si bibi ahubwo ni byiza, kugira ngo mbare mu mutima w'ibizaza ndabakunda. Ntabwo iteka ryose iyo ufite Imana cyangwa yaraneze yongeraho kagatero kandi mugende mubwira abagize bate, ngaho mugende mubwira bababaye, mumurize abakomeretse, mubabwire baze bandebe. Dufite Imana iko bavuga ngo itaha mu Rwanda yirirwa amahanga. Yes, nukuvuga ngo rero tugiye kwinjira mu kiganiro cyanyacyo. Urugendo rwe rwagenze gute kuva Kigali urekeza Buja cyangwa se Bujumbura? Njewe nahagurutse urugendo ndaza kuruganiraho. Nahagurutse Kigali ryarira, ntabwo nibuka neza, ariko uko biri kose naciye hasi nk'abandi bose, ntabwo ngeze nca mu ndege, ndagenda nazamutse imodoka twara abatipe 4, twari 3 na shoferi wa 4. Twari turi kuri gahunda yo igitaramo cya The Ben nk'abandi bose bagiye kumusapotinga, of course nk'umuvandimwe wacu, nk'umuntu dukunda twabanye, especially ngiye The Ben twakoranye indirimbo, tuzanye ku bintu byinshi cyane, kuko hari n'ahantu kera ajyaga mbwa ngo muherekeze. Ben warabizi kenshi cyane, kenshi ajyaga iyo twabaza dufite ibitaramo ajyaga ajya kuririmbana kamwe ngo muherekeze. Hari umunsi igeze kujya gukora surprise umwana anniversaire Igisenyi, bagomba kujyana Medi, yari The Ben na Medi. Icyo gihe Medi arabura, Ben aramagara ambwira ati bro mufite show uyu munsi, ndavuga ati wapi, ati nese ko ngiye Igisenyi wamerekeje. So turagenda nyine n'umuntu twabanye, ngira ngo no mu rupfu rwa papa we Imana ikomeze muhere iruko dashira, tunamwihanganisha twihanganisha n'umuryango wabasigaye, naho narahabaye nari mari. So he is my friend, no I'm a big fan of him. Uretse kuba inshuti yanjye ndi mu big fan we cyane, ndamukunda ndanumwubaha cyane. Rero nta kuntu ntari kujya i Bujumbura. Duhaguruka i Kigali turabasore bane mu modoka, ariko turagenda twageze i Bujumbura mu masaa 10, twageze ubwo mu nimugoroba mu masaa 10 gutyo. Saa 10 gutyo tubanza tujya kureba ahantu bari twagomba kurara, dore ko tumyaho tujya ku bitaramo mbe twageze kwamaze kujya kureba aho tugomba kurara, tufata chambre tsoke bisanzwe. Turoga turarukamo gato, dushaka ibyo kurya nk'abantu bananiwe, turarya. Tumaze kurya twataka noneho ubutaka bw'itaramo. So ndikumva rero mu magambo make cyane agiye gusobanura hari uko byagenze. Gusa twageze Bujumbura amahoro, nta kibazo twagire mu nzira, nta accident twakoze. Actually turi kumwe n'Imana, kuko ndibuka ngiye mbere ko maguruka inaha madama yari ansengeye, avuga ati Yesu abarinde mu rugendo mujye gukora. Yes. Igitaramo cyabaye ku itariki 30 ndabeshya? Ikindi cyabaye ku itariki ya mbere z'uku kwezi turimo uyu munsi
cyari gitaramo ndetse nabonaga ko kitabiriwe n'abarundi benshi ndetse ubona ko bazi indirimbo kuva ku ya mbere ya The Ben ashobora kuba yaratangiye kugira ku ndirimbo y'uyu munsi afitanye na Diamond. Bigaragara ko cyari gitaramo abantu bakigiyemo cyangwa se abantu bakitabiriye batagombaga gutegwa n'ibihangano bye byose. Nk'umuntu wageze mu gitaramo wakibonye gute? Bo cyari gitaramo cyiza, ariko ngewe ntabwo byanunguye kuko ntekereza ko abantu babonye ikiganiro cyabanziriza iki ngiki twakoze nane nababwiye yuko mbizi neza ko The Ben agomba gukora performance nziza. Ikindi cya kabiri nane narangije kubatekuza yuko uko byagenda kose abantu batagomba kubura, kuko The Ben ni brand ikomeye bro. Niba ajya Uganda akahuzuza, mu Rwanda amaze kuzuza ari na gatatu, i Burundi baramukunda ni gute atari kuhuzuza? Ahubwo hasigaye ni Tanzania ni Kenya kukugira mubone level ya The Ben. So ni umuhanzi rero utari muto habe na gato, ni umuhanzi munini ku rwego rwose ushoboka. Yakoze igitaramo cyiza kiritabirwa ku rwego kandi duhereye kuri VIP show. Abantu bari bayombye ngo miliyoni 10 z'amarundi ngo nago haruzuye bro. Ni igitaramo ndazi kitabiriwe n'umwana wa president w'u Burundi. Ibintu binatangaje cyane. So rero ni igitaramo cyabaye cyiza, wenda ntabasha kuvugaho cyane ngo kuko cyabayemo ibintu byinshi cyane, cyabaye udushya. Sinzi niba tuze kubivuga muri kino kiganiro cya tubikore part 2 na part 3 na part 4 na part 1. Action. So rero nikeza ko ibintu ni byinshi cyane byo kuvuga. Ni byinshi sinzi niba nitujya kubikora byose turakora part 1, part 2, part 3 kuko mu mutima wanjye harimo ibintu bikomeye. Ibyo bitaragerwaho. Nshaka kugira ngo noneho tuvuge kuri wowe nkawe, kubera ko niba waragezeyo kandi uko waragerebye n'igitaramo hari byinshi noneho byagarutse cyangwa se hari amakuru yagutanze hano mu Rwanda kandi utarahagera. Yes. Harimo nko kuba ngo warakubiswe urushyi. Icyo ni icyambere nshaka kugira ngo uze kugikiriyaringa. Icya kabiri ngo nuko wafunzwe. Ayo ni amakuru ashaka kuba yagutanze hano, nzi neza ko ushaka kuba yarasanze hano. Ese byagenze bite? Mbo ibyo uvuga nibyo byaravuzwe. Dushakisha inkovu. No ngenge kubivuga ukuntu ibintu byagenze ko ntago nigeze nkubitwa. Alex Muyoboke ngo yagukubisa urushyi ngo rw'umwimerere rumwe bagiye bavuga ngo nkubisa urushyi rurumira. Ibyo bintu kira gitaramo cya The Ben cyo ibintu byinshi cyane. Ndagira nkubwira ngo cya gifite abanzi benshi cyane. Barimo nabagukubisa urushyi. No ntabwo nge nigeze nkubitwa. Ngiye kuvuga nta nubwo nigeze mfungwa by the way. Ahubwo dore ikintu cyabayeho kubera urwango rw'abanzi benshi cyane cya gitaramo cya gifite kimaze kurangira kibaye successful. Nyuma batangiye gushaka. Ikiza tararirimbye. No, nawe turamuvugaho. Niye mpamvu tutaririmba. Ni ibintu byinshi cyane. Ngewe I was there nari kuri tele. Mfite amakuru menshi cyane. Ahubwo turibaza ngo igitaramo kimaze kuba success. Hatangiye gushakishwa inkuru ziri negative bacyorosaho. Kuko already igitaramo cyageze gute cyabaye. Nubwo cyarwanyijwe bagashaka kugihagarika, ariko Uwiteka n'amagambo The Ben yavuye kuri stage na turaza kuyagarukaho. Ikintu cyabaye rero niki nyuma y'igitaramo havuzwe inkuru nyinshi cyane zigamije kwambika isura mbi igitaramo cya The Ben. Mu nkuru mbi zavuzwe nanjye najemo. Zane nibyo by'urushyi. Bo mu by'ukuri ukuntu ngiye byangendekeye kambikiriya ninge mbivuge. Naraje kuri show mageze ngera kuri gate aho abantu binjiraga. Nabanje no gushaka guca kuri gate yo hirya y'imodoka, bo barambuza ngo bari guca hirya. Ndavuga ati ko ngende muri delegation ivuye mu Rwanda iri kuri side ya The Ben. Baravuga ati rero abantu bose kuri side ya The Ben ari abantu bari kubazana bari kuba invitation bari bakoze list y'ukuntu bagomba kwinjira. Njya hirya ngeze ku muryango mitema gonganira n'abanyamakuru barimo Chita Magic, barimo Eminyawe ku gihe, barimo DC Crema ubwo n'abakameramani babo n'abandi bantu nkabangahe
ndetse mahurira n'abakobwa babiri b'inshuti zanjye bita uwo bita Esther na Alice basa kuri gate. Bo urumva ngewe ndahageze mbonye abantu bose turazanye already ntangiye kwisubiza numva turahageze dusanga dutegereje Muyoboke cyangwa n'upuja ngo aze atwinjize. Ariko habayeho gutinda, hari rwasera z'abanyamakuru bamwe tiba mwansuzuguye muri kudusuzugura, ni gute dushobora kutugagaranga iminota ingahe, byabaye akavuyo. Abarundi nabati ntabwo twa delegation yavuye mu Rwanda ifite abantu bayihagarariye, azirongazi mutari mwabwira abantu babahagare ngo azabinjize, twe turabinjiza hawo. Nageze Burundi, press conference yarabaye, harabaye ibintu byinshi cyane, abanyamakuru bose bari muri press conference. Ikintu cyabayeho baravuze ati reka turekure umwe agenda ajya kura Muyoboke cyangwa n'upuja baze binjize abantu. Hinjiye DC Crema niwe barekuye, aragenda, twe dusigaye twiganira hanze. Ubwo nibwo nabase mbona umwanya wo kuganira nande na Esther na Alice na Baemi, nyine turaganira mbabaza story, mwageze guti naha nyine urumva abantu bamutaze, nago umuntu abazinga abantu bari buze ibujumbura ko nanjye nago bazi ko ndi bugeyo, nagiye mu buryo butunguranye. So rero ubwo ibyo kwinjira baho Muyoboke araza aratwinjiza, kunyumva neza, Muyoboke aratwinjiza. Tumaze kwinjira babakobwa babiri Alice na Esther basigara hanze, ariko bo bari bafite n'amafaranga bashaka kwishyura, bishyura mu madolari, bishe mu madolari kuri gate barabangira. None Rora uramuzi, Rora cameraman, Rora nawe yarahari, Rora niwe wari wazanye na ba Esther, ukubyumva neza. Noneho ngiye mbaza Rora ati se kuba Esther batinjiye mwabataye hanze kandi mwazanye, arambwira ati se ko ngiye nyine baje bijiza mwigwa abastari bazi barabasiga, ngiye nsubira inyuma kubavuganira kugira ngo ndebe ko babinjiza batishyuye, nk'abantu sanzwe nzi batavuga ngo nabirengage cyangwa nabataye yahuza imihanda. Ngezo nibwo nasanze bari kwishyura amadolari, abarundi nabo banze amadolari ngo najye kuvunjisha bishyure mu marundi. Mita nganira na Muyoboke, ndamubwira ati rero Muyoboke, bari abantu turaziranye n'inshuti nabavuye mu Rwanda bari kwishyura amadolari hano byananiranye, mwafashe muri ukuntu binjira. Muyoboke nk'ibisanzwe ngewe n'umuntu nsanzwe nzi yubaha umusiki Rwanda no akubaha n'abanyarwanda. Tambwira ko hariyo yagukubitiye urushyi. Oya, Muyoboke nyimubwira gutyo tugende step by step. Muyoboke yahise agenda batireka nze tubafasha. Ngo nabujinya yarafite. Oya, Muyoboke yari pose nta kibazo kimwe yarafite. Imijinya yarafite ni byabashaka kwica bitambito turaza kubigeramo. Byabafata ku mavuta, fata wowe ndagufite. Urumva? Muyoboke aragenda avugana abana b'abakobwa barabareka barinjira. Noneho iyo warinjiraga ntabwo ahita kugera automatique aragitara mu kire. Nyine hari warinjiraga tugera muri parking ya gare ya hotel isanzwe. Bo nyine igitamo kiri gukora hepfo. Twebwe none babandi bashobi bose twibihagarariye rugo turi kwiganira kuri stories ziri kuvugwa muri Bujumbura igitara mu kuntu kimeze. Ndibuka twanahagaza na Muyoboke tubanze turaganiraho gatoya. Bo tumaze kuganiraho gato, Esther arambwira ati wambabariye ngo gutuma mu modoka yacu. Modoka nyiri he, imodoka yasanzwe nyize. Papa sana twibagira amafaranga kuko twebwe kwinjira byabaye ikibazo, dushobora gusohoka ngiyeyo kwinjira bikaba ikibazo. None wowe ko ufite droit yo kwinjira no gusohoka nta kibazo, reka ngutume mu modoka ujye kunzanira amafaranga. Ese amakontak ndasohoka ngiye modoka, nyigera kuri gate narasohoka mpita mbona Tijara hanze, Tijara Kabendera nawe yabuze uko yinjira. Iyo situation yabaye yose, uwo bita Eminyawe yarahari, Emikine yarahari, ba Skype barahari, ba ni benshi Muyoboke bose bari babibona situation iri kuba naba exdira. Yes, nawe turaza kugeraho. So ikintu cyabayeho niki, ngeze kuri gate Tijara arambwira aransifa ambwira ati baha nabuze n'upuja nabuze ukuntu ninjira munshakire anyinjize. Nsubira inyuma ariko nari narasohoka, nsubira inyuma nshaka n'upuja ndamubona, ndamubwira ati Tijara ari hanze, n'upuja araza ayinjiza Tijara. Ubwo nge nahise nikomereza ndasohoka njya ku modoka. Ngeze hanze ndirukanka
nagiye ku modoka ndi kwirukanga nyine kugira ngende nkora ibyo nkora kwa kundi ubona imodoka iri kure nyine ugakora akantu ko kwirukanga gatoya akamuvu ndi kwirukanga njya ku modoka kugira mfungure nzane amafaranga bantumye nongeye ninje mu gitaramo njye kwicarana naho nabandi twagomba kwicarana mbo nk'ahantu hari abantu benshi cyane impamvu rero nukangaga nagiraga ngo batansiga nkasanga binjiye muri show nkabura ahantu bari jewe ubwo mu kwirukanka mbona abapolisi batatu bandi inyuma bari no kumamagara n'umutipe umwe aho ni wafungiwe uko nirukanka gutya mbona abapolisi bari kunyirukankana n'amapingu ngo singo wewe ngo mugabo ndahagarara ndavuga ati se ko munyirukankana nkoze iki urumva ngiye nta kintu kimwe n'ibifite mu bwonko bwanjye abapolisi ati dusubireyo ndavuga ati ngiye ngiye modoka noneho banangezeho ngeze ku modoka ati ngiye muri modoka ngiye gufatamo amafaranga nsubireyo mureke mbanze mfate ibyo mfata atoya ngo tugende ngo dusubiremo ngo ibintu ngo babimenya ngo tugezemo nanjye rero ranze nese magara ndabati kamuntu murimo muranyirukangana n'imbunda mubwiye ngo nsubireyo mumbwire icyo nkoze nsubire inyuma nzi icyo ngiye gusobanura right ngo turashaka ngo tubwire amatike uri kugurisha ahantu wayakuye njye ndumirwa ndavuga ngo watse ngo hari abakobwa babiri winjije hano bari bagiye kugura amatike bari kugura mu madolari ngo uraza urabinjiza amatike wabahaye turashaka kumenya aho yavuye ndavuga kamuntu mita nibuka ko ari ba Esther ninjije kandi wibuka ko ari Muyoboke nagiye gusaba ngo abatwinjiriza nje numva ibintu bari kunshinja ese ntacyo bintwaye ndagaruka aho ngaruka kugira ngo ngeraho ba Muyoboke bari nkiriyaringe ikibazo noneho turinjira gusa nta wigeza nkoraho nta bose nabonaga mbasumba mu burebure nabonaga ari n'abantu bato nuko bari abasirikare n'abapolisi urumva umuntu wakoze funzo nawe kavagarani ako nabonaga nta muntu wapfa kuvuga ngo agiye kunkubita kameme nubwo nandi mu gihugu cy'abandi so turavuga ndavuga ati okay sa niba icyo kibazo rero mugize tugende njye tujye kugisobanura numubwe nuko binjiye mbibasobanurire urumva ngiye kuzira abantu tutazanye babiri tutazanye ako nta kibazo ko turaziranye n'inshuti mbo turagenda turinjira tukimara kwinjira neza nyinjira gato mpita mbona ko ngeze muri nuza miriye irimo abanyarwanda benshi ndahagara ati ngaho none nimumbwira ikibazo neza kuko buri hanze nabonaga mwanyatatse mwari no kugira ikintu buretse gato ubu noneho nimumbwire sha undi hano noneho n'abanyarwanda turi kumwe ikibazo kimeze gute batangiye kunsobanurira ngo arabakobwa baje bari kwishyura amafaranga uraza ngo bahariza amatike barinjira ngo amatike bayakuye ndavuga ati njewe ntabwo nigeze mbaha amatike s'il vous plaît bari hanze ngenda ndasaba ko babinjiza barabinjiza mugende kuvuga gutyo Muyoboke Alex araza Muyoboke araza ati se bite ko mbona bagufashe uzenguswe n'abasirikare n'abapolisi tabati manager mitaho yatoke icyo kibazo muri kunshinja ngo ni mu kibwire manager singuyo niwe watwinjije niwe nasabye ko yinjiza abantu nje muri kunshinja amatike gute ubwo Muyoboke atangira kubisobanura arabasobanura nabo uko basobanurira bakanga kubyumva ngo paka ngo mbereke ngo abakobwa aho bari kandi ikintu kinatangaje sha bamaze kwinjira abakobwa dafu sinzi niyo baciye nta nubwo nongeye kuvugana nabo n'uyu munsi sindamenya n'amakuru yabo bapfuye kwinjira gusa no mu gitaramo sinigeze mura nabo no mu gitaramo urufunguzo rwo wari ufite rwabo naruhaye rero yes kuko urumva ngiye ikintu cyabayeho Muyoboke araza arasobanura nimwongeye kongera kubonana umva reka tugende step by step tugere ku rufunguzo ko n'amafaranga nasubiye onda yazana nyine byose ubyumve ubwo Muyoboke atangiye gusobanura avuga ati yitwa runaka none harimo n'umupolisi umwe unze ngo Makaca ngo Reka ariko yari yanze kunyibwira nyiri muri iyo case yanze kunyereka kwanze mu gihe Muyoboke ari kubisobanura banze kubyumva nabwo hayitaza undi mutipe umwe mu bari bari gucuruza amatike wambaye ishati y'umweru aravuga ati uyu mutipe nagariwe ati muramubeshya ati undi nundi w'igikara mugufiya ati nawe ubyibisha ariko nagaruyo ati uyu muramubeshyera urumva ko ngiye misemba
umwere bamaze kwango bamaze kumbeshyira nibwo abapolisi bose bagenda babiri wa wundi umwunza ahita bati Makaca ngo munyine ngo sorry ngo mbabarire ngo nanjye ngo nandi mu kazi ndabata fande kumbura nanze koko nibunze ibyo bintu urumva nabikora none Muyoboke yahise abwira uwo mwafande ambwira ati rero urabona bene banyu ukuntu bameze Makaca umurinde kuva none cyakora Muyoboke aratwika manager respect kabisa urumva kuko nahise mvuga ati rafande nubundi still bamfashe ngiye hanze mu modoka ngiye kuzana amafaranga umuntu yaranumye mu modoka ye dore ngiye contact kandi still ndasubirayo nibwo Muyoboke yabwiye ubu mwafande ambwira ati herekeza Makaca umurinde bakagere ku modoka afata amafaranga agaruke mbo nuko birangira gutyo nsubira hanze ndazamuka ngeze andi kuri gate bari kwishyuriza bamupolisi arambwira ati hangane ngume mu kazi uhegenda atari ko nta muntu uri bwongeye gukuraho humura njya ku modoka aho bari bandanje amafaranga ndafungura ndayafata ndagaruka nje kwinjira nanone undi mwafanda aranga cyangwa ko ninjira none mbaza ngo yanzizaga iki ngo maze gusohoka kenshi ngo ninjira nsohoka kenshi ninjira cyokora mana yanjye ibyabego bigura abagabo ndamugatiza fane none ko we naguciye mu kanya ubwo wa mwafande bambwiye ngo ndinde sinzi iyo yagiye umutipa ati ntabwo winjira atanga ugenda wishyure nk'abandi hariya kakabana mwavuye mu Rwanda ngo muri kwimira nibiki ngwajya ngo muri abastari ngo mu Rwanda ngo muco mwishyura ngaha amahera muco mwishyura amahera bonda seka mu byo ndikugana nawe nanasetse wa mwafande babahaye kundinda abaraje ahambwa ati Makaca mureke yinjire mureke ngo cugenda ariko abarundi bakaba bafite akantu reka mbivuge gutyo nagarugora bika ariko se reka tubyihorere abangiye muri politike cyane reka tubireke kuko ntacyo byamara nabangiye muri politike cyane gusa namwe muri bakuru murabyumva nyine no mu nzira ugenda tutabivuza byinshi nahise mbona ko nta kindi niyishakiraga Urushyi rwo rwaje gute gufunga byo byaje gute ubwo ndagarutse ndongeye ndinjiye cyagiye rero njya mu modoka bantu wa mutipe wamenye ko atari njyewe urumva Muyoboke yese gira Kristo yo kumenya ninde uri gukora bino bintu ku buryo bahati yaragiye kuzira ubusa uri kubyumva neza Muyoboke b'ikintu cyamubabaje yabajwe nuko abarundi bishyuye de ben kandi amafaranga atari make nabo bari kurwana no kugaruza amafaranga bamuhaye none abazwa n'ukuntu abanyarwanda ari bo bari gupirata amatike bakayacuruza hariya kujya n'amafaranga ariko nanone amakuru nakure naje gusanga even if byageze kuri dira nawe ararengana nawe nabyigeze akora ahubwo abo barundi ubwinshi bw'abantu b'igitaramo bwarabacanganyikishije bubatesha umutwe batangira gukora amakesi mu bantu basigaye aho ngaho rero harimo umunyamakuru ngo umwe wabwiye Muyoboke ati ni dira umunyamakuru w'umunyarwanda babwiye Muyoboke ati ni dira uri gukora biriya bintu ahubwo bahati bari bakumubeshyira Muyoboke ahura na dira icyo yagize yarababaye avuga ni gute abanyarwanda bavuye mu Rwanda especially abastar cyangwa se abantu baturuka muri Reka abantu ba hafi cyane na debeni bose bari kuri liste mwinjiye nta kibazo ni gute uri gucuruza amatike mu gihugu kitari cyawe ararakara ngo ahita mwasa Urushyi ari umwasa ntabwo ari mari kumva ari nasohotse njya mu modoka kuvuza amafaranga ngarutse nibwo nasanze ibyo bintu by'Urushyi amaze kurwibara ryinga nje barabimbwira bambwira ukuntu byagenze ndavuga ati byagezaho none se nibaza kese yari yarangiye bari bamfashe nibyo bari kunshinja basanze ndi kurengana ndazira ubusa ariko Muyoboke urumva agize umujinya ababazwa n'ukuntu abanyarwanda aribo bari gushaka gukora ibintu bibi none anabigonganirizaho n'undi mujinya n'ibindi bibazo biri Burundi byafata ku mavuta wari gukoraga abantu
ese yarahari nuko Muyoboke yakubise Urushyi exdira ese yarahari ko kufata kandi amavuta reka tubanze tuvaho ngaho nekereza ko hagati ya exdira na Muyoboke nta kibazo bafitanye nta n'urwango bafitanye bose ni ishyaka kuko exdira kuva mu Rwanda akajya Burundi of course yaraje gusapotinga the Ben so nekereza ko dira nawe ntabwo yagiye Burundi ngo njye gucuza amatike ahubwo nabo barundi bari bacanganyiwe bitewe n'ubwinshi bw'abantu birangira kesi igiye kuri dira turabiza abantu benshi kunda kuzira ubusa Muyoboke nawe ararakara agira reaction yo kumva umunyarwanda ataka bakora ikintu nk'icyo ngicyo iki ni cya kabiri ngiye nshimira Muyoboke nuko yaraje agerageza gusobanurira abapolisi bari bamfashe wundi we abasona ko ibyo bintu ntabikora kuko umuntu wese unzi yakwibaza ukuntu agiye ngo ninjije abantu ngo nabaha amatike cyane ko icyo gihe tujya no kwinjira ari Muyoboke nabwiye ati bari abantu wabinjije kandi Muyoboke arumva n'umuntu wumva especially umukinyarwanda especially umunyarwanda wese ava kagera Muyoboke arakumva so rero kese yanjye nuko byagenze gufungwaho nago ugeze wambara amapingu y'Uburundi no ntabwo nambaye amapingu nibo beshyira abapolisi b'u Burundi nta nuwankojejeho n'urutoki icyabayeho nuko baje banyirukanga inyuma none ngiye ngira ikibazo nibaza ati se niki kibaye gituma abapolisi banyirukanga uhuguri hari nabonaga nkomeje no kwirukanka bashobora no kundasa ndahagarara ikintu cy'imbunda muri umuntu yari kwirukanka afite imbunda nge nabanje kugira ngo ni nundi mwirukanga ndi kujya ku modoka mwumva abantu bari kunsifura ndebye mbona n'abapolisi n'undi mutipe nge nakomeza ndigendera nzi ngo nundi muntu nareba imbere nkabona na muntu uri imbere yanjye bari gusifura ndafatse nige bari kwirukanka n'imbunda ndahagarara nuko bangezeho bahambwira kesi baye nsubira inyuma turayikirininga hazo umuntu avuga ati umuntu ararengana ntabwo ari we ati ntabwo ari we atundi nundi muntu n'umutipe mugufiya ubyibushye ubwo rero uwo munyamakuru yanze kuvugira ahangaha ni wahise abwira Muyoboke ngo ni exdira so urwo Urushyi rwavuye aho kugeza amaginga ngaya ngiyewe none gitangaje n'abakobwa bamaze kugira urufunguzo wabimbajije urufunguzo n'amafaranga bwari umaze gufata tumaze kwinjiramo aho ngaho nyina round aho ngaho tutagira mu gitaramo imbere nahasanze striba eminyawe bibere muri story masanga Djihad urumva mukanya gato nanjye nari mari urumva ntabwo nahise ninjamo kare hakiri kare igitaramo kitaratangira cyatinze gutangira ntanjye nari ndaho ngaho nanze kujya imbere ko ntabwo nari nzi ngo nari gushakira abantu hehe bicaye mugenda ndi aho ngaho Rora ahita agaruka aje kureba abande ba eminyawe mpita nibuka ko Rora yambwiye ko bazanye muheza contact mwana amafaranga ndavuga ati yajyanire aba Esther aho bicaye ubwo nuko dire yanjye na Esther yarangiye urumva nari ngiye kubazira ariko nekeza ko nageze i Kigali abantu nsanga inkuru zayitinze bitangazamakuru byavuze abantu banditse ngo yarafunzwe ntabwo nigeze mfungwa nta pingu nambaye nta muntu nkubise Urushyi nta ahubwo njye nasaba abantu kujya batangaza ibintu bazi hari n'abavuze ngo nari nasinze njye ntabwo nk'inzoga urabizi muhe navuye ku nzoga njye ninjiye no muri concert mfite icupa ry'amazi y'amazi y'Uburundi bitaba bo kubihamya ko ufite icupa ry'amazi benshi abo bose iyo sikasose yabaye aho ngaho yose abavuze ko nari nasinze n'abantu ry'amafoto nabonye harimo utuntu tw'uducupa twa Novida twinshi twa Fanta ziri foto abantu nayibonye gutya kuri Facebook nayo mu gitaramo njyewe urumva ngiye cyo nanikoze njye ninje mfite icupa ry'amazi bita hari amazi y'Uburundi bita Kinjo niba ayo mazi niyo nari mfite izo sirikiraso zose nazikoraga nafite icupa rurerure abantu baje bakamara ngo nari nasinze kamo abantu umuntu wambonye twaganiriye arabizi ukuntu nge nari meze nari mazagaze gutya nta kibazo nari naruhutseho byari bivanga umunaniro w'urugendo nari naje kare noze nariye nari pose nararuhutse tuza no mu gitaramo hakiri na kare so abantu rero mujye mwandika ibintu mwabonye cyane cyane abantu basazize cyane n'abantu bari i Kigali batigeze bakandagira kuri buriya butaka ariko nyuma naje gusanga ahantu babikuye
mw'abantu umuntu bita Djihad ufitanye ikibazo oya nta kibazo mfitanye na Djihad na kimwe ni inshuti yanjye no kuva Djihad tuziranye 2011 kuva icyo gihe tuziranye nta kibazo mfitanye nawe nta n'ikintu kibi yari yankorera umuntu bita Djihad hari ikiganiro akoze ariyo cyangwa ari Burundi ataragera i Kigali aravuga ati ngo umuntu bita Makaca bari bagiye kumufunga iyo hataboneka Muyoboke ikiganiro nakibonye ni nawe wavuze ngo Makaca ngo yinjiranye ngo n'abakobwa ngo babakire ngo bafite amafaranga nabo babandi bagiye kuzanira amafaranga mu modoka nakamenye ko binjiye kubera yuko twabwiye Muyoboke ati nyamuneka binjiza ibyo bintu Djihad yavuze mu kiganiro nibyo bagendeye bavuga ngo nafunzwe kuko Djihad biyo situation iba yarahari kuko Djihad yarahagaze nk'ariya hirya kure abona ngende ko n'abapolisi none Djihad kure itarara amakuru atarara hirya kure wabari kureba gusa nanubwo yegera nanubwo yegera ngo amenye situation iri kuba aho ngaho yari kure ni hirya ngiye kumana muri kiganiro yakoze ikiganiro ngo Bahati Makaca we ngo bari bamufunze ngo yavuze ibintu byinshi cyane ariko nanone Emi nyawe nk'umuntu ari uhari kuko ndanibuka Emi ari mu bantu bashatse kuvunjira ba Esther amadolari ngo abaha amarundi kujya abona ukuntu bishyura binjire yes nibyo ibyo bintu Emi arabizi so rero Emi niyo mpamvu mu kiganiro na Djihad yasobanura uko byagenze uko bari banyitiranyije ariko ubundi for sure nta murundi ugeza nkubita nta murundi wangojeho n'urutoki uko nagiye Burundi amahoro ni nako natashye yes inaho usanga inkuru noneho yabice nasanze abantu nkabaza nk'umuntu nkabona umuntu yapostinze kuri status nkabaza ate ko ibyo bintu murabikurahe akanga kunsubiza kwikubitiro najye kumva numva kasepizo haramagaye harambwa tumusa ndashaka kumbwira ku ifungwa rya bye Burundi ngo n'amatike numva ndikanze ifungwa ryanjye ifungwa n'ifungura ry'i Burundi rya ifungwa n'ifungura rya i Burundi nabonye message nyambuka nyizi mu Rwanda kuko naje telefone yavuyeho ngeze ku mupaka ndacomeka telefone nyishaho telefone mbona nuza kasepizo yanyandikiye ngo ndashaka kubaza ku bintu bine ndikanga ndabapizo ngewe ndabatse ibyo bintu bikuye urumva nge nsa nkaho mwima makuru ariko nshaka ansobanura ibyo bintu bikuye icyakurikiyeho nagiye kuri status z'abantu uri aho kuntu ngiye nshaka amakuru hari abantu njya ndeba status zabo iyo mbyutse mu gitondo ubundi kugira amenye amakuru yo mu Rwanda yaraye ijoro yose mbenye afite ndabanza kuri status y'ubita Emi Kinege kuri status ye ubwo inkuru zaraye zibaye bamizi ko ku gihe ziriho so nago bisaba kujya rero kujya gushaka igihe kure bitajya kuri status ya Emi nkareba inkuru nkahita kuri status y'ubita Janvier inyarwanda.com nkahita ndeba inkuru zarayeho nkahita kuri status y'umuntu bita Migambi Medeli Rwanda ureba social media Migambi kuri social media ubuzingo byabaye kuri Twitter byabaye hose Migambi ura kuri status urabisangayo nkahita njya kundi mukoga bita Keza w'ingurutse umuhinzi wa danje karashika n'ishuti yanjye ariko Keza nawe ari mu bantu ndeba status ze nkaba nzi ngo amakuru yose ubwo mu gitondo ndayafite Kasera akimbwira iyo nkuru yuko nafunzwe ngo bamfashe nducuza amatike nese njya kuri status ya Emi nsanga ntabiriho kuko yarasigaye i Burundi njya kuri status ya Janvier inyarwanda nsanga kuri status ya Janvier inyarwanda ari inkuru y'ibyamamare byagiye gushikira DPN iyo niyo nkuru nabonye nyine mbona izina ryanjye unahise ndekeza ko SK inkuru mu izina ryanjye bagiye kuvuga bino bintu ngeze mu nsanga ntabirimo ndafata bura nibihuha nikubita kwa Migambi nyigira kwa Migambi ya baba nsanga hahiye atamakuru abayafite hose ati ifungwa rya Bahati Makaca mbani kubisa kwa Keza ngeze kwa Keza nsanga yo nono hagurumanye kare ati ndaje mbaha amakuru Keza nawe
ni umunyamakuru Keza uri inshuti yanjye ndagukunda. So urumva Keza rero we nese muhamagana hamagaye imigambi se yanyitaba ndanamwandikira sansubiza Keza ndamuhamagara umva telefone agiriho ariko nyuma za kunyitaba nambwira ati ibyo bintu wa postinze wabikureho ni ibiki muri gusebya igitaramo cya The Ben. Keza ndamusobanura byose ukuntu byagenze ahita bikuraho nawe. So rero ntabwo ngiye nigeze mfungwa mwa bantu mwe atagira n'abantu babandi babirenganiramo abarundi festival ndabashimira mwatwakiriye neza. Twinjiye twebwe ibijumbura tutahaza uko twa turi mu modoka twese twabatipe bane ariko ngiyewe Burundi ndahazi ariko najyagaho nciye hejuru insho zose nagiye Burundi nacaga hejuru kandi ugasanga ahantu nzi kwa kundi uca hejuru kuri airport imodoka igafata ikakujyana ahantu cyo kwa bita mu bwizaho twanahageze umutipe ka turi kwenda mugati ahantu ni mu bwiza ahambwate niho mitamwereka kwibarabara rya Kanga mu bwiza ko ndahazi ko ni wabona courage twaririmbanaga ni wabo mu bwiza ko tujya gusura na ahantu mu bwiza ameze bwiza na Buyenzi ni nka Gitega na Biryogo. Urumva ugeze muri Gitega ko byagenda kose urahamenya wagira Biryogo kavuga ati ninje Biryogo. So bwiza ro na Buyenzi ni nka Gitega na Biryogo na ahantu yo wigeze kuhagera bigoye kuhibagirwa kandi binaherukaga za Burundi kera muri za 2011 na 2 na 3 gutyo kandi nabwo ugasanga ngiyeyo naciye hejuru. So rero tugerayo tutazi wagwane twinje mu mujyi ntabwo tuzingo hotel badufatiye ni yihe irihagana he ntabwo tuzingo turashikira he ntabwo icyo twakoze twebwe twaraparetse dufata umuntu mu nzira tamufashe ajya mu modoka tukayatubwira dushaka tugije kujya hana akagenda twerekera twatandukanye nawe ninjoro tugiye mu gitaramo so rero abarundi batwakire neza. Hari n'undi mutipe twahuye nawe aradutembereza kabisa adutembereza atujyana aho twakura amafaranga atujyana naho twakoresha mobile manuka kura amafaranga kuri mobile manuka gwa cash Burundi aradutembereza kabisa. Essence twabuze essence twageze cya essence kabisa Burundi cyazo cya essence kandi gitangaje essence yarahendutse ariko kuyibona mugabo twazengurutse Bujumbura bwotse twavuze ingozi ni kure mugabo ni muna ni nko kugira irubavu ingozi ni nko kuva Kigali ukagira irubavu nanone arakana vumbu i Burundi ibumoso ukuntu bahita ibubamvu ibubamvu ni bumoso ariko muri ya ndirimbo no zabajaga baririmba yakira ngo ngibubamvu ngwiburyo ukajya ngo bavuze ngirubavu. So rero twabimenye gute twaga turi imodoka turi kugenda tipa gatatu ngo kati ibubamvu ngaho rero ngibamvu ni ibiki niko twamenye ko ibamvu ari bumoso. So uwo mutipe atuzengurutsa kabisa Bujumbura yose tubona ibyo twashakaga tugira mu gitaramo bro urugendo rwanjye rw'Ibujumbura n'urwo ntabwo to be clear ntabwo nge nigeze mfunga kuba cyacitse nta mushi wariye nta pingu wariye byose nta kibazo cyabayeho abo nitwahinira tukabakubita inonuza ya mbere cyangwa dukomerezeho bo reka dusoreze hano. This is part 1 ubwo part 1 twibanze ku rugendo rwanjye rw'Ibujumbura no gukirininga case yagiye ivugwa cyane ngo narafunzwe ngo narakubiswe nicyo kintu cyari gikomeye cyane kuko byarambabaje cyane kugera mu Rwanda nkumva ikintu cyambabaje cyane navuga ati se ninde muntu nabanje kugira ikibazo bati ninde muntu wabwiye abantu bari mu Rwanda ko nge nafunzwe ntangwa umuntu wabivuze nawe afite ikibazo kuko sinigeze mfunga bavuze ko wakubiswe urushyi ngo rw'umwimerere. Urumva ibyo bintu byarambabaje cyane ariko nanone wa mugani showbiz niyo tubamo gusa icyo navuga abanyamakuru benshi beta mujye mutangaza ikintu mufitiye fact. Ngewe kera abanyamakuru ba kera nka bari Sudi bameke Karangwa abantu ba David bayingana abantu ba abanyamakuru nyiruzi ba Epandungutse bande bose ni ba abantu mbere yuko batangaza inkuru babanza kwivugana na nyirubwite. Ariko uyu munsi na social media zasaje abantu no gushaka gutwika cyane no gushaka kugaragaza yuko ngo ibintu ngo bimeze mutwike urese gutwika platform ziwe ukumva ko ugomba gutangaza inkuru udafitiye fact. Telefone yanjye ariho ibaza abantu bose bayipostinze byarabananiye kumamagara cyangwa kunyandikira bakambwira ati bro koko se wafunzwe none nge ngabaha amakuru yanyaye bakayatangaza. So itangaza amakuru ry'uyu munsi ntago ari mwese
nimugerageze mwige gukomunika nkuko abantu bagarafure banyu bakira bikoraga mbere kutangaza inkuru banza umenye version ya nyirubwite ugiye kuvuga imeze gute ese koko ibyo bintu kuvuga nibyo umubaze ibifite umutwe mu bifite conclusion nziza ibyiza beta nuko wa postinga inkuru ufite ya nyayo ufite fact. So of course my name is Habiyambere Jean Baptiste. Reka mwimbuze gukora subscribe, share ndetse na comment. Nkuko nabasabye ni hano bigomba kujya bibera umunsi ku munsi tujye kuza tubasesengura Pasika ndabeshye tubaye ibiganiro byiza. Ahanga nago nende gusesengura neza nandi mo ndasa nkusobanura ibya case nagize. This is part 1.